Kera habayeho ibiremwa. Ibyo biremwa byajyaga kumera nk'abantu, ariko nanone akaba atari abantu. Nanone kandi ukaba utabyita inyamaswa. Ibyo biremwa byitwaga udushwiriri. Hari umuryango rero w'udushwiriri ugizwe n'abana 6 na se. Kera kabaye se yaje gupfa. Amaze gupfa udushwiriri turavuga tuti tugiye guhakirwa inka. Turagenda uko ari 6, inka turayihakirwa koko turayizana tuyigeza mu ngabo. The floor creaks soft like it knows my weight. Shadows stretch wide but they won't. Buri kamwe mu dushwiriri kabaga gafite izina ryako ryihariye. Hari akitwaga Francis. Ako ngako kakundaga kubyina indirimbo bita kwituma. Ahantu tugiye kuhituma maze wumva ibibera inyuma nukuhanduza mu buzima akakanya no kwituma nimutaha ndabatuma mutema batame. Kaba kandi gashwiriri kitwaga Bernard. Aho ka Bernard rero kakundaga kubyina indirimbo bita Ikefkan. Ikefwe. Kandi agashwiriri kitwa Prince, ariko kakiyita Black Mamba kuko kakundaga ikintu bita kurapa. Akaza agashwiriri kitwa Jude, ari nako gashwiriri kari gakuru muri twose. Akaza kitwa Vincent, ari nako kari gato muri twose, ariko kakaba karagiraga imico mibi yo gusura. Akaza Deliverance akaba yarakurikiraga Jude. Udushwiriri rero bwaricaye butangira kugabana imirimo uko kamwe kagiye gukora icyo kagiye gukora. Kamwe mu dushwiriri karasuze, batangira kwitana ba mwana rero bibaza ati ninde usuze. Jude rero n'umujinya mwinshi abaratangiye ataha ndi kumva imisuzi. Kandi Francis niwe unyegereye bivuze ngo niwe usuze. Urasuze kabesuraneye. Francis ati kanumve koko niye bansuze. Nyuma yo kumara kumva ko rero atari usuze, yahise abashwishuriza ati akareka ahubwo murebe kwa Vincent niwe ukunda gusura. Vincent rero nyuma yo kumva ko bavuze kasuze abatangiye kurira. Vincent ati nimukamfatirane kuko ndi mutoya, ahubwo buriya ni cya Deliverance gisuze, nicyo kinakunda kubikora. Deliverance mu gusubiza rero yagize ati umva ibijyanye by'imisozi n'amavuga mu bireke, nubwo mureke tuvuge ibintu twari tugiye kuvuga, mureke tugabane imirimo tugiye gukora. Ati buri wese agiye kujya afata umurimo agiye gukora. Niba wese wabanziriza ati ndajya gushaka inkwi. Francis ati ndajya kuvoma. Hanyuma byanzurwa ko Jude na Vincent bari busigare mu rugo babaga inka. Bimaze kwemezwa rero buri umwe icyo agiye gukora, barahagurutse baragenda buri wese ajya mu kazi yaramaze kwemera ko agiye gukora. Uretse abandi babiri basigaye mu rugo, Vincent na Bernard bagiye kubaga inka. Hanyuma rero nk'uko bari bamaze kubyemeranya, buri wese yerekeye aho yari agiye gukorera umurimo yari agiye gukora. Francis yerekeje ku mugezi wari uri hafi aho ngaho. Francis amaze kugera ku mugezi rero haje kuvuka ikibazo. Yarebye uwo mugezi abonamo isura. Kumbe sura yangu. Mbona wewe byaramucanze akira ngo ntakandi gashwirira ahubwo kari mu mazi, ntiyamenya ko ari uri kwibona. Aratangira rero atonganya ku gashwirira tumva sha va mwaho ngaho va muri ayo mazi uri murakora iki cyangwa urashaka kunyama. Tangira agatonganyije abona ni kari kuvamo.
abonye ko atari kuva muri ararakara ati reka nze ngusangemo sha uransuzuguye reka nze ngusangemo mwereke ko Francis njye ntamwera abiri. Francis rero byarangiye afashe umwanzuro w'uko agiye gusimbuka agasanga ako gashwirire mu mazi akagakubitiramo kuko kari kamusuzuguye mu mazi. Yaraje rero arasimbuka agwa mu mazi gusa ntabwo byamuhiriye. Amaze kugwa mu mazi kuko atarazi koga rero icyabayeho yakoze icyo bita kumira frog. Yamize nkeri umwuka urahera arapfa. Akaba ari hano rero dusoreje igice cya mbere cy'umugani wacu. Iminsi mikeya turabaha icya kabiri.